yitwa Robert Francis Prevost ni umunyamerika yarasanzwe ashinzwe inama y'abakardinali i Roma donc yarasanzwe akora i Roma ariko ibindi andi makuru turayabaha mu kanya. Robert Francis yavutse kuri 14 ukwezi kwa 1955. yaramaze i Vatikani. Yaramaze igihe yari prefet wa icyo bita Dicaster des Évêques, ni ikigo gishinzwe gukurikiranira hafi ubuzima bw'abepiskopi i Roma. Byari kuko hari bamwe bashyirwaga imbere bahabaga amahirwe ariko ngo ntabwo agarukagaho cyane. Ibi ngibi biratunguranye Padi? Biratunguranye cyane kuko amazina yose bavugaga ntabwo uyu yararimo mu bavugwaga, ntabwo yararimo. Nibyo navuga ko buri mwaka buri gihe Imana iradutungura. Yego, hari bitwaganira uvuga uti hari n'igihe no gutora bareba mu bice by'isi uko bihagaze n'imigabane bakayireba. Ibi ngibi hari aho byabihuriye cyangwa se no kubera ubunararibonye afite aho ngaho i Vatikani? Ntabwo mbizi kuki batoye umunyamerika. Ese byaba bijyanye n'imbaraga igihugu cya Amerika gifite wenda mu bijyanye n'amahoro ku isi? Icyo nibyo ngewe ndi gutekereza. Ariko nanone kuba yari umukardinali uyobora abepiskopi, ni ukuvuga yari asanzwe afite ubunararibonye, afite ibyo bintu bibiri, bwa bumwe bwa kiliziya yose, uko abepiskopi bahagarariye za kiliziya zitandukanye. Umuntu wari ubashinzwe niwe watorewe kuyobora kiliziya. Nanone akaba umunyamerika. Ubu ngubu hari ibibazo kuva Perezida Trump atorwa, Amerika isa nkaho ifite ijwi rikomeye ku migabane yose y'isi. Ese byaba ari byo byatumye wenda atorwa? Ntago mbizi, nibyo ntekereza. Yego, turakomeza no kubireba amakuru yacu ari imbere. Padi, murakoze. Urakoze namwe. Yego, ni Padiri Honore Bahire twavuganaga ari hariya i Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, neza hariya ku rubuga rw'Itiro Mutagatifu Saint Pierre. Akurikirana rero uyu muhango. Papa amaze kumenyekana n'umunyamerika. Cardinal Robert Francis Prevost ni umunyamerika wavutse ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 9 mu 1955 avukira Chicago muri leta ya Illinois. Ni mupadiri wo muri congregation cyangwa se aba Augustin. Akaba yarabaye musenyeri mu 2014, yagezwe musenyeri na Papa François. Icyo gihe Papa François yaramaze umwaka atangiza inshingano nyuma yo gukorera imyaka myinshi mu butumwa muri Peru. Ariho ari umusenyeri, naho yaje kugirwa musenyeri wa diocese ya Chiclayo muri Peru. Mu 2023 Papa François yamugize prefet wa Dicaster ishinzwe abepiskopi. Ni yarashinzwe abepiskopi nko padiri bivugaga nyine. Ni inshingano ikomeye cyane mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika kubera ko irebera ishyirwaho ry'abepiskopi ku isi yose. Ku itariki ya 8 y'uku kwezi nyine kwa 5 nibwo atorewe kuba papa mushya asimbura François witabye Imana. Cardinal Prevost azwiho kuba umuntu w'inyangamugayo nkuko bivugwa mu nyandiko zitandukanye, uhuza impande zitandukanye kandi wubashywe mu nzego za Kiliziya. Yagize uruhare rukomeye cyane mu butumwa bwo guhuza abantu ndetse no guteza imbere uburinganire, cyane cyane mu gihe yakoreraga muri Peru. Uretse ubwenegihugu bwa Amerika, afite n'ubwenegihugu bwa Peru, aho yamaze imyaka irenga 20 mu butumwa birebana no kuba musenyeri nyine. Ibi ngibi bikaba byaramuhaye ubunararibonye n'ubumenyi buhagije ku buzima bwa Kiliziya ku isi yose. Kugirwa papa rero na amateka akomeye cyane ku banyamerika ndetse no ku bagatolika bose muri rusange, ndetse bikaba byitezwe ko azakomeza mu murongo wa Papa François wo gushyira imbere ubutumwa bw'urukundo, ubufatanye ndetse n'ubutabera, cyangwa se gukunda abakene, gufasha abakene
hanyuma rero akaba ari umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 267 utowe Ferdinand. Kandi ntabwo binafashe iminsi. Yego, ubu harero kigiye kumenyekana ni izina yafashe ry'ubushumba, naryo bigomba kuba ritari butinde kumenyekana. Ntabwo riri butinde kumenyekana, nabyo turakomeza kubikurikiranira hafi. Noneho Padiri Honore Bahire ahise ambwira ko yafashe izina rya Leo wa 14. Leon 14 yego, Leon 14 akaba ari we papa nyine ugiyeho usimbuye François witabye Imana. Akaba ari ibirori bikomeje ku rubuga rwa Mutagatifu Petero. Akaba ari izina n'ubundi Leon, hari abapapa babayeho na mbere bitwa ba Leo wa 14. Yego, habayeho Leon ry'ubupapa. Yego, habayeho Leon wa 10 umupapa yabayeho, ndetse n'abandi. Hanyuma amakuru akaba arimo aza buri kanya avuga ku birebana n'izi nshingano ze, hamwe mu bitangazamakuru bikavugwa ko nubwo azakomeza mu murongo wa Papa François, ariko nanone haribazwa icyazakora ku birebana n'abimukira, kubera ko Papa François ntabwo yumvikanaga na President Donald Trump ku birebana n'abimukira na politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birebana n'abimukira. Yego, twongere dufate akaruhuko gato. Icyo twababwira nuko Papa we yamaze kuboneka, ndetse akaba yamaze no gufata izina rya Leo wa 14. Kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwe, twavuga ko yavutse mu 1955 i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari uwo mu muryango w'aba Saint Augustin, niwo muryango yabarijwemo nk'umwihayimana. Hanyuma akaba yarize amategeko ya Kiliziya cyangwa se loi canonique mu Butaliyani i Roma, ndetse yize muri Université Angelicum cyangwa se Université ya Saint Thomas d'Aquin. Akaba afite impamyabumenyi ya licence ndetse na doctorat mu birebana n'amategeko. Akaba yarahawe ubupadiri mu 1982. Yakoreye igihe kirekire muri Peru, aho yigishaga anayobora seminari, akanaba umuyobozi w'aba frere w'abihayimana. Icyo gihe 2021 yabaye umuyobozi mukuru wo mu muryango w'aba Augustin. Inshingano yarimo kugera mu 2013. Hanyuma mu 2014 yagizwe umuyobozi w'agateganyo wa diocese ya Chiclayo muri Peru. Nyuma aza kuyibera umushumba mu 2015. Mu 2023 Papa François yamugize prefet wa dicaster y'abasenyeri, cyangwa se ari niwe rushinzwe abepiskopi ku isi. Ishami rya Vatican rishinzwe kugena no gucunga abepiskopi ku isi yose. Hanyuma aba cardinal kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 mu 2023. Akaba Cardinal Prévost, akaba yarafite ijambo rikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika, cyane cyane mu guhitamo abashumba baza diocese zitandukanye hirya no hino ku isi. Akaba ari inshingano zifite umumaro ukomeye cyane. Akaba abaye umushumba wa Kiliziya Gatolika nyuma yo gutorwa n'abakardino 133 muri conclave cyangwa se umwiherero watangiye kuri itariki ya 7 ni kwa kabiri ku gicamunsi. Akaba atowe ku nshuro ya 4 yitorwa nyine, kubera ko ubwa mbere ntago babashije kumvikana ku mushumba, n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Kuri inshuro ya 4 rero ku isa 12:08 kuri itariki ya 8 y'ukwezi kwa 5 nibwo byamenyekanye ko habonetse Papa, ari nabwo hazamukaga umwotsi wera muri shemine ya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Amazina ye ni Robert Prévost, ariko izina ry'uwo Papa yafashe ni Nabane. Ubu muri aya masa, muri aya kanya hari no kuvuga yabanje no gupepera abakristo bateraniye hariya, ariko ubu ngubu ari no kubagezaho ijambo. Turacyari kumwe na Padiri Honore Bahire, kuko ni hari Padi. Ubu ngubu niki kirimo gukorwa mu byukuri? Ubu ngubu Papa Mushasha Leone wa 14 arimo kuvuga ijambo, kandi ijambo yatangiranye amagambo ya Yezu yabwiye abigishwa be mu mugoroba wa Pasika ngo amahoro nimugira amahoro. Biragaragara ko azanye ubutumwa bukomeye bw'amahoro. Yego.
n'ubu ngubu aracyababwira imbaga abakristo bateraniye aho ngaho, imbaga irimo kubyitwaramo gute nk'ahantu hateraniye ibihumbi n'ibihumbi padi? ubu ngubu ibyishimo byagaragaye ni kuko hari abanyamerika benshi, birumvikana ko mu baturisite bo batangiye no gusakuza, icyongereza kirimo kirumvikanwa muri hano kuri Place Saint Pierre, kuko nibo bantu ba mbere wumva ko bahise bamwakira nk'umuntu w'iwabo. mu batekerezwaga nk'uko twabivugaga mu kanya cyangwa se mu bagarukaga mu bitangazamakuru, ntabwo Cardinal Prévost yavugwaga cyane nk'uko mwabivugaga mu kanya. Buri gihe Imana ikora ibitangaza cyangwa se ikora ibitatekerezwaga n'abantu, ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kiliziya Gatolika ntabwo ari igihugu cyiza byoroshye ako kanya mu kuba bavuga abantu batekereza ko papa ashobora kuba umunyamerika, cyane ko na Papa François hari hashize imyaka ibarirwa hafi mu gihumbi nta mushumba wa Kiliziya Gatolika kuboneka adaturutse mu Burayi. Ibi padi bivuze iki kuri Kiliziya Gatolika n'abayoboke bayo kuba umunyamerika, igihugu kitari katolike nk'uko abantu benshi babivuga, aricyo kivuye gitanze umushumba wa Kiliziya Gatolika? Ntabwo bitunguranye kuko nyuma y'Ubutaliyani bwari bufite abakardinale 19, Amerika niyo yari ifite abandi umubare munini w'abakardinali, ndakeka nabo bari bageze kuri 17, ko ntabwo abantu babitekerezaga cyane, ariko nacyo ni ikindi gihugu gifite imbaraga mu buyobozi bwa Kiliziya muri iki gihe. Yego, afite imyaka 69 y'amavuko, igomba kuba ari imyaka umuntu atavuga ko ari myinshi atari na mike cyane. Muratekereza ko kuba afite iyi myaka bimugira bisobanuye ikintu? Umupapa ufite ingufu ushobora kuzakora impinduka nyinshi cyane, cyangwa se n'undi nayo myaka isanzwe y'ubunararibonye ku mushumba wa Kiliziya? 69 ku buryo agaragara ni umupapa ukiri muto, ni umupapa ukiri muto, aragaragara ko afite imbaraga kandi aracyafite igihe, afite igihe kinini cyane cyo kuyobora Kiliziya, kandi mu by'ukuri niwo Kiliziya yari ikeneye muri iki gihe. Umupapa ufite imbaraga, umupapa ugifite igihe cyo gukora kugira ngo ayobore imirimo ikomeye ya Kiliziya muri iki gihe turimo. Yego, none padi, ukurikije inzira Papa François witabye Imana yari yaratangije, ukanareba na Leo wa 14 umaze gutorwa, bose bari muri uwo murongo wo gukunda, wo kwicisha bugufi, gukunda abakene. Papa witabye Imana byagaragaye asoma bakuru b'ibihugu ibirenge n'ibindi, yakangurira abantu amahoro. na Prévost ari muri uwo murongo. Na Prévost mu ijambo rye rya mbere yatangiye nyuma yo kwifuriza abantu amahoro, yahise avuga ko ari ijambo rya Yezu, avuga ko ari ijambo rya Papa Francisco yakundaga kuvuga akangurira abantu amahoro. Biragaragara ko agiye gukomeza umurongo wa Papa Francisco, cyane cyane mu gushakira isi amahoro. Ijambo yagezaga ku mbaga abakristo bateraniye aho ngaho kuri Saint Pierre yarisoje cyangwa aracyarikomeje? Ubu ngubu yabanje kuvuga mu Gitaliyani, mu rurimi rw'Igitaliyani, kuko ni araba umwepiskopi wa Roma. Ubu arimo arabwira abantu, imbaga y'abantu mu rurimi rw'Iespanyol. Kubera iki? Simbizi ubwo ni indimi azi, ariko n'Iespanyol ni ururimi ruvugwa n'abantu benshi cyane. Yego, bari baje. Yego, hari abantu bagera ku 40 bose bateraniye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero, bose baratuje barakurikiye, cyangwa hari ibyishimo bigaragara ku buryo ubona umwuka aho ngaho ari w'ibirori? No, ni ibirori binarenze ibirori. Abantu bafite ibyishimo cyane kubera ko cyambere umupapa ntabwo umuntu yari amutegereje, ni surprise, nicyo kibaye muri aka kanya,
kandi surprise itera ibyishimo, abantu bose baratunguwe, bafite ibyishimo cyane. Namara kuvuga ijambo arajya he? arasubira muri aho yaratuye mu nzu yabo bita Sainte Marthe kugira ngo yitegure, none banategure naho agomba kwimukira. Biraterwa n'ukuntu ari buhitemo, niba ajya kuba aho Papa Francisco yabaga, kuko Papa Francisco we yagumye muri iyo nzu ya Sainte Marthe aho bamutoreye akiri, abandi bapapa bajyaga mu yindi nzu igenewe papa wenyine. Ubwo rero biraterwa n'ikuntu, niba ashaka gukomeza umurongo wa Francisco kuguma muri iyo Maison Sainte Marthe, cyangwa niba akomeza ajya aho Benedicto yabaga mu yindi nzu igenewe abapapa. None abakaridinali bandi bamutoye ubu akazi kabo kararangiye, barahita bataha cyangwa hari ikindi barakora nyuma yuko babonye papa mushya? Kubera ko biteganyijwe bo baraza kubitubwira, biragaragara ko ku cyumweru nibwo azasomera imbaga y'abakristo misa ya mbere, ayisomera isi yose. Ndumva bazategereza, hanyuma ubundi murimo yabo yarangiye, kuko bamaze no kumuha icyubahiro mu cyumba cyabo. Hari ibinyamakuru byanditse ko gutorwa kwe mu buryo bwihuse, aho atowe kuri babyisera round ya 4 cyangwa se ku nshuro ya 4 kugerageza rya 4, ngo bisobanuye ko kiliziya yunze ubumwe uyu munsi ku rwego rukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu abakardinal bahise bahuriza ku muntu umwe bitafashe igihe kinini cyane. Muratekereza ko ariko bimeze? Ni kimwe mu bisobanuro bigaragaza, ariko njyewe tekerezaga cyane abakardinali bamaze iminsi i Roma, baje muri gahunda yo gushyingura papa. Ubwo babonye umwanya wo kuganira ku buryo bahuje ibitekerezo kuwo bagomba guha inshingano zo kuyobora kiliziya. Padiri, wenda tugana no ku musozo, bamwe mu bakristo bari aho ngaho hari nk'abari bahamaze igihe bumva batahava batabonye umushumba wa Kiliziya Gatolika? Yego. Ariko uyu mushumba nanone atowe mu mwaka wa yubile, ni kuvuga Roma haruzuye uyu mwaka, Roma huzuye abaturiste benshi, ku buryo rero Kiliziya irakomeza gahunda ya yubile yatangiranye na Papa Francisco, ku buryo cyumweru haba hari amatsinda atandukanye aza kwizihiza iyi yubile y'umwaka wa 2025. Padiri, nenge kubaza kantu wenda umuntu ikibazo umuntu akibaza nka kardinali bari muri mwiherero batora papa, umuntu ahita yibaza mu buryo bw'imitekerereze, bw'imyumvire, ibihita bihinduka mu bakardinali, bagahita bumva yuko mugenzi wabo nyine ari we uvuyemo ugiye kuyobora Kiliziya Gatolika mu isi. Hagati yabo nubwo babanje nyine kubiganiraho, izo mpamvu tubona turanabibaza n'umukardinali kugira ngo tubwire. Ariko ibi ngibi wabisobanura gute Padiri? Ni ukuvuga ko kubera ko n'inama y'abakardinali ubu yarangiye mu masaha ari imbere, ni ukuvuga abakardinali bavuye mu muhezo, ubu rero na communication bashobora gutangira kuyitanga. Ariko ubundi uko Kiliziya iteye, iyo umuyobozi amaze gutorwa, nubwo yaba wenda atari wowe washakaga wifuzaga, icyo dukora tubibonamo ugushaka kw'Imana, hanyuma abakardinali bose baramuyoboka. Yego. Dusoza ubu ngubu, papa ageze hehe? Aracyari kuri balko, amaze gutanga umugisha. Bimwe nababwiraga, amadarapo ya Amerika niyo ari kugaragara cyane hejuru mu mbaga y'abantu. Bigaragara ko muri Amerika ni
ibyishimo byinshi ndakeka ko no mu kanya gatoya Perezida Trump aragira icyo atangaza. Niko bimeze ku binyamakuru bitandukanye barimo baravuga ko bategereje icyo Donald Trump abivugaho, cyane ko mu minsi mike ishize yashyize hanze ifoto yambaye imyambaro ya papa ibitarashimishije abantu batari bake, bigatekerezwa ko bamwe ndetse mu bitekerezo byabo bati cyangwa hari icyo yarabiziho, ndetse abenshi bategereje icyaza kubivugaho nk'umuperezida ukunda gukora amakuru, biratekerezwa ko rwose aza kuvuga ikintu kigaruka ku mapaje abanza y'ibinyamakuru bitandukanye. Yego reka dushimire Papa Ferdinand Padiri tuvuga ko bijyanye n'itorwa rya Papa birumvikana. Padiri Honoré Bahire, ubwo hagize ikindi gishya Padiri twahita tubavugisha. Murakoze cyane, murakoze. Yego Padiri Honoré Bahire rero nawe ni kwari neza arakoze cyane ku bijyanye n'umusenguzi cyangwa se n'amakuru mashya duhaye.